ese ufite isezerano wahawe n'Imana? Ese ufite isezerano wagiranye n'Imana, cyangwa se ufite ubuhanuzi bwahanuwe ku buzima bwawe? Iyi video irakureba. Ntuscrolling, ntujye ku zindi video, bana natwe guhera kuri iyi video kugeza isoje, kuko ngiye kukubwira ibintu bitatu ukwiye kubaha igihe cyose uzi ko ufite amasezerano. Abahanuzi bahanurira abantu bakababwira amasezerano, ibintu bizababaho muri future, bakababwira ibintu byose, ariko hari ikintu kimwe batababwira: uko mugomba kwitwara mu gihe mutegereje amasezerano. Nanjye ubwo ndimo ndibwira, ntabwo bajya batubwira ukuntu dukwiye kwitwara mu gihe dutegereje amasezerano, ndetse nta nubwo bajya batubwira ibintu bitatu Imana iduhisha nubwo ibitubwiye ubuhanuzi cyangwa se amasezerano runaka. Ibyo nibyo ngiye kukubwira, hanyuma guhera uyu munsi mwene data umenye ko nubwo ufite amasezerano hari ibintu bitatu ugomba kwiga kandi ukanabyubaha, kuko ibyo bintu bitatu ntabwo Imana ibivuga, ndetse n'umuhanuzi araza akakubwira ariko ntabwo ashobora kubikubwira. Kandi ibyo bintu bitatu iyo utabimenye ngo unamenye nuko witwararika isaha ku isaha, amasezerano yawe hari igihe haza ntagusanga aho yakabaye agusanga, hari igihe agasohora utakiri mu mwanya wakabaye urimo, hari igihe asohora akanasohora utakiri muzima nk'uko wakabaye umeze. Hanyuma mbahaye ikaze, kadutangire tureba ku mwanya wa mbere w'ikintu Imana ihisha nubwo itanga ubutumwa ku muhanuzi akaguhanurira, cyangwa se nubwo iguhanurira mu nzozi. Ikintu cya mbere Imana ikunze guhisha ku buhanuzi ni umuntu uzasohoza isezerano ryawe. Ukabaho ugatuka abantu bo muri karitsiye, ukabaho ukanga abavandimwe bawe, ukabaho ukanga abaturanyi, ukanga abanyeshuri mwigana, ukanga abantu mukorana, nyine abantu bose ugasanga urabanga, nta muntu n'umwe ukunda, babaye abanzi bawe, kububaha ntibishoboka, urabasuzugura, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi muri abo bantu harimo umuntu umwe Imana izakoresha kugira ngo asohoze isezerano ryawe. Uti gute? Hari igihe Imana ibizakoresha umuntu akaba ari we ugura iyo modoka, hanyuma mu gihe wamusuzuguye ugasanga rya sezerano rirapfuye, ariko Imana yo mu mugambi wayo ntiyigeze ivuga ngo ibi ndabihagaritse kubera ko runaka asuzugura. Oya, yo ikarekura rya sezerano, ariko wa muntu yajya kuri gukorera agafata umwanzuro ryarangije no kumugeraho akarikwima, akaba agufungiye isezerano cyangwa se umugisha wari wohererejwe n'Imana. Niba rero uzi ko ufite amasezerano y'Imana, ufite ubuhanuzi, ufite inzozi weretswe, ufite ikintu cyose waganiriye n'Imana, niba waba utaraganiriye n'Imana, iga kwitwara neza ku bantu bose. We never know, ntabwo uzi umuntu uzagutabara, ntabwo uzi umuntu Imana izakoresha, ntabwo uzi umuntu Imana izitamuriramo kugira ngo ubone amasezerano yawe. Sibyo bene data? Kadukomeze ikintu cya kabiri ugomba kwitwararika igihe cyose ufite amasezerano: igihe rizasohorera. Hari igihe ufata umwanya wawe w'ubukobwa ukawuta mu kuryamana n'abagabo bafite abandi bagore, ukawuta mu gukuramo inda nyinshi, ukawuta mu kurara mu tubari, ukawuta nyine umwanya wawe ukawukoresha nabi pe. Isezerano ryasohora, niba Imana yaravuze ngo nzaguha imodoka, ikaguha imodoka ariko utakiri no ku rwego rwo kuba wagira ubwenge bwo kujyana kwiga perime, ikaguha imodoka ariko uri muri gereza kubera wakoresheje igihe cyawe nabi, urara mu kabari, muterana amavide, birangira ugiye muri gereza. Ntabwo Imana izihutisha isezerano rero kugira ngo ujye muri gereza uribonye. Oya, rizasohora ubibone ko rwose wari ufite ubushobozi bwo gutunga imodoka no kugura ya nzu nziza, ariko rwose uba uri no muri gereza. Ibyo ntibirangije gufunga rya sezerano ryawe kandi ryari ryakugezeho. Igihe cyawe rero ni ikintu cyo kubaha, ukagikoresha mu buryo bwiza, ukirinda neza kugira ngo isezerano ryawe ryose nirisohoka rizasohoke umeze neza. Ku bakobwa cyangwa se abasore, ugasanga Imana yarakubwiye ngo nzaguha umugore mwiza cyangwa nzaguha umugabo mwiza, ukitwara nabi ukandura HIV n'urugero. Wamara kurwara HIV, ibyo ngibyo ntabwo Imana biri butume ipushinga mariage yawe cyangwa uri bwihutishe mariage yawe ngo mbere y'uko urwara. Oya, Imana ikorera mu gihe cyayo.
ugasanga niba Imana yaravuze ngo izaguha umuryango 2025 kubera ko utazi uwo mwaka ukitwara nabi 2022 ukagera icyo gihe urwaye HIV, mwajya kwisuzumisha Imana yari kuboneye umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza agasanga urwaye HIV, icyo gihe by the way ahita akureka. Imana ibyayo yari bikoze ariko bigarukiye mu biganza byawe bitewe n'ukuntu witwaye, agahita akureka akajya ku ruhande kishakira undi muntu, ukarinda uva mu isi udashatse umugabo wakabaye warashatse cyangwa se umugore wakabaye warashatse. Kubera iki? Kutamenya kubaha igihe cyawe ngo ugikoreshe neza kuko utazi amasezerano y'Imana igihe azakoreramo. Ikintu cya gatatu rero badakunze kuvuga, abahanuzi n'Imana ikunze kuduhisha iyo yaduhaye amasezerano naho rizasohorera. Ugasanga urashaka kwibera mu Rwanda wenda mu cyaro, ushaka kujya mu mujyi, Imana igakoresha ibimenyetso byose ukabona y'akazi i Kigali, wenda uri mu ntara ukavuga ngo yango njye ntabwo najya i Kigali, ngo njye ntabwo najya hariya. Ubwo uri muri mita amasezerano yawe, kumbe Imana yashakaga ko wenda ujya i Kigali kugira ngo hahurire n'umuntu uguha akazi karenze ako wari ufite, kugira ngo hahurire n'amahirwe menshi atandukanye. Nujya ubona ikintu kiguhatiriza kujya ahantu kandi ubona nyine kigufitiye umumaro, ntukagende ngo rejectinge, jya utekereza kabiri ubisengere usaba Imana kugusobanurira, kuko Imana ntabwo ari nyabinyoma, irasobanura muri ibyo byose, igusobanurire hanyuma ugende, kubera ko bizagufasha kudatuma ibintu byawe bisohorera ahantu runaka kandi udahari. Sinekereza neza ko gufata umwanzuro utagishije Imana inama ari ibintu byiza. Guys, niba uzi ko hari amasezerano ufite, igakubaha ibi bintu bitatu dusobanuye haruguru. Hanyuma ikintu gikomeye gituma rero amasezerano adasohora ni ubwoba. Ubwoba bukakubuza kwishima, bukakubuza gutegereza, bukakubwira ngo ejo uzabaho gute, imyaka yagusize ntabwo uri kurongorwa, ihangane ishingire, ugasanga urishingiye amasezerano yawe nasohore. Nyine ubwoba bwica amasezerano ku rwego utakumva, kandi butuma utagira icyizere. Imana rero ibona nta cyizere uyigirira, byose birarangira. Hanyuma ikigwa cy'uyu munsi cyangwa se ijambo ry'uyu munsi nariteguye nshingiye ku byanditswe 2 ushobora kuza gusoma muri Bibiliya yawe. Yosuwa igice cya mbere umurongo waho wa 3, Zaburi 103 n'ibice 11, Zaburi 103 n'umurongo waho wa 11. Uze kuhajya neza uhasome, hanyuma wumve icyo Imana ivuga ku masezerano. Ndabakunda, Imana ibagirire neza, nawe utaha mu zindi video. Wibuke gukora subscribe, share, like kugira tubane nawe utaha. Bye bye.